Reka tubasuhuze twifuze byiza kuri mwese mukuri ibiganiro bya BTN TV aho muri hatandukanye. Nibyo agaciro gakomeye rero ko mwahisemo kubana natwe maze kwemenyera ko kuva ku isaha 10 kugera ku isaha 11 turi mu kiganiro Business Chat live kuri televiziyo ariko kandi tukaba turi live kuri YouTube channel yacu ariyo BTN TV Rwanda. Ubwo rero kwizere tudashidikanya ko n'uyu munsi tugiye kubana neza cyane, ubwo abari aho hose mvuze yabara bari kuri televiziyo cyangwa se kuri YouTube channel yacu tubahaye ikaze. Mumaze kwimenyera ko mu kiganiro cyacu dufite umufatanyabikorwa wacu ari we Gasabo Rio Estate. Gasabo Rio Estate rero kuko tumaze iminsi tubabwira no kuri BTN TV ni ikigo gitanga service cyangwa se ni company itanga services zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twabasuye kugira ngo tuganire nabo muri rusange badusobanurire kuri za services zabo mu buryo bwimbitse, hanyuma kandi namwe mu kurikira BTN TV murushaho gusobanukirwa byinshi mutari muzi kuri Gasabo Rio Estate. Amazina ngenderwa David Kubwimana, munyemerero nakire Scovia akabashikirwa yamabaza bikorwa muri Gasabo Rio Estate kugira ngo atuganirize muri rusange kuri services zabo. Scovia ngo ayikaze kuri BTN TV. Murakoze cyane. Amazina nitwa Scovia. Dumwe mu itsinda rikora marketing muri Gasabo Rio Estate. Uyu munsi rero ngiye kubabwira zimwe muri services dutanga. Dutanga services ku baturage cyangwa se ku batugana kugura ubutaka cyangwa se kubugurisha. Yego. Ubwo ni ukuvuga haba harimo ibibanza, amazu, ubutaka bunini bwagutse bakoramo imishinga itandukanye. Indi service navuga ko dupima ubutaka, ibyo twita nka land surveying, tugakora amaplan y'amazu, tugatunganya ubusitani, dukora finishing ku mazu, hahandi ushobora kubaka inzu warangiza ukaza ukayidushyira mu maboko kugira ngo tugukorere finishing. Yego. Tukayitera amarangi meza cyane, tukabikora nk'abantu babigize umwuga. Ikindi duhagararira abapangayi, hahandi ushobora kugura inzu ukayidusigira wenda uri mu diaspora uba hanze mu bihugu byo hanze ntawe uyikurikirana uhari, icyo gihe uyishyira mu maboko yacu Gasabo Rio Estate ikayikurikirana. Yego. Ndumva izo arizo service dutanga. Okay. Ni service navuga ko akenshi ugiye kureba zikenerwa n'abantu benshi. Ntekereza ko muri uru Rwanda cyangwa se n'abandi badukurikiye wenda bari no mu bindi bihugu yaba abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga, ntekereza ko izo service rwose barazikenera cyane, nka service zijyanye n'ama apartment. Nk'umunyamahanga ashaka kuza mu Rwanda akabashaka ahantu ho kuryama, cyangwa se nk'umuntu uri muri Amerika udukurikiye muri kano kanya avuga ati nari nkeneye mu by'ukuri ubutaka nanjye mvuge ngo ntunze ubutaka bwanjye bwite. Ariko ndagira ngo wenda izo services zose tugende tuziganira kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kuzisobanukirwa neza hano kuri BTN TV. Icya mbere uti tugura tukanagurisha imitungo itimukanwa, uvugamo ibibanza, uvugamo n'amasambu manini, habaho n'amasambu mato nako ubwo ni nko kuvuga ngo ni nk'ubutaka bunini cyangwa se n'ubutaka butoya. Yego. Habamo ubwo navuga ibibanza biba biri standard. Yego. Bifite ubuso 300. Twese nkuko tubizi ibibanza niko bisigaye bingana. Hakabaho noneho na bwa butaka udasanga buri muri hectare. Yego. Ushobora gusanga bufite ubuso 3000, ubuso 2500, ubuso 1000. Icyo gihe nabwo tubwita ubutaka. Ariko noneho iyo dushyizemo ubutaka bwagutse ni hahandi dushobora guhera kuri hectare imwe kuzamura ku buryo usanga dushobora kuba dufite na hectare 5. Ku ma hectare nk'ubu ngubu mufite ayo mufite herereye hagana? Dufite ama hectare hari herereye mu mujyi Nyamata, hagati ya Nyamata y'umujyi ndetse n'Agahembe ahazi igera ku 12,200. Urumva ni hectare imwe hafi n'igice. Izindi tuzifite iyo za Kamabuye, za Batima, za Ririma hafi n'ikibuga cy'indege. Aho ndumva ariho dufite amasambu yagutse ahantu ushobora kuvuga uti ahangaha nguze ubutaka bunini nakoreramo umushinga. Okay. Aho mufite nahashobora kubaka kuko abantu badukurikiye kuri BTN uyu munsi hano urabizi ko hari ubutaka bwaragenewe guhingwaho, bwagenewe guturwaho. Mwebwe aho mufite nahagenewe iki? Ubu ngubu aho dufite aka kanya hose hari mu miturire nk'iyo ngiyo iri mu mujyi wa Nyamata, iri mu miturire hahandi ushobora kuza muri Gasabo ukaba wayigura ndetse ukaba watangira no gukatamo ibibanza ugenda ugurisha ikibanza kimwe ku kindi. Rero iyo ngiyo iri mu miturire nta kibazo, ndetse n'izo ngizo ziri za Kamabuye, Batima, irimo hafi n'ikibuga cy'indege, ndetse dufite n'izikora ku mazi. Nanone usanga ziri mu miturire hahandi ushobora kuba washyira amahoteli cyangwa ushobora kuba washyira n'izindi nyubako zitandukanye. Ariko
haba harimo n'izo dufite ziri mu buhinzi nanone ushobora kororeramo cyangwa se ukaba wahingamo. Okay, byiza cyane. Hari ukuntu umuntu ashaka kuvuga ati hegitari se nzakora amafaranga yo kuyigura, ariko ugasanga wenda hari nk'abantu bishyize hamwe, urugero ni koperative cyangwa se wenda n'abantu ku giti cyabo bashaka kwishyira hamwe bakavuga bati okay, reka ino hegitari y'ubutaka tuyigure twebwe ubwacu tuyitekerezeho ibyo twayikora. Murabyemera nta kibazo? Turabyemera nta kibazo, iyo baje ari itsinda nabyo nta mukiriya dushobora gusubiza inyuma. Okay, turaza gutinda cyane ku kintu kijyanye n'ibibanza n'amazu, kuko akenshi usanga uyu munsi wa none abantu benshi bavuga bati nzasaze mfite ikiri ku butaka bwanjye, nzasaze mfite inzu yanjye, mfite aho mbarizwa. Ugiye kureba Bugesera na Kigali ntabwo ari kure pe, umuntu yabyita nk'impanga y'uturere, ariko mu by'ukuri usanga hari abantu benshi bifuza gutura muri kano karere ka Bugesera, kandi ugiye kureba n'imikorere by'umwihariko yaba umuntu utuye muri Kigali n'ubundi nta kibazo bafite. Abavuga ati naba nkorera Kigali tuye Bugesera n'ubundi hose ni hafi. Kugeza ubu reka duhere hafi, wambutse Nyabarongo hari uhita winjira Karumuna. Kuva Karumuna ugera wenda Nyamata mu mujyi, hari ibibanza muhafite wenda niba bihari babashaka kubibona nko kurangahe kugira ngo umuntu ukurikira unagishaka utamubwira ati dore birahana rwose tu? Yego, tuhafite ibibanza guhera Karumuna kugera Nyamata mu mujyi, ariko nk'ibyo bibanza usanga biriho ku mafaranga asa nk'agiyeho hejuru. Yego, guhera kuri miliyoni 18 Karumuna kugera Nyamata mu mujyi ubona ikibanza, ariko hari n'ibyo tuba tuhafite birengeje metero kare 300. Urugero hari nk'icyo tuhafite kiri Kanzenze gifite ubuso 720, icyo kibanza ugasanga kirashaka miliyoni 50. Urumva ko ni ikibanza kiba kiri hafi kuvamo ibibanza bitatu. Rero kuva mu Karumuna kugera Nyamata mu mujyi ibibanza birahari kuri ayo mafaranga, guhera kuri miliyoni 18 kuzamura ubona ikibanza kandi kiri ahantu heza no muri quartier nziza cyane. Urumva ko ntabwo ari amafaranga menshi nkurikije n'ahantu umuntu aba atuye n'ubuso icyo kibanza kiba gifite, rwose uba wumva ko ni ubuso bunini kandi n'umuntu ashobora gutura. Hanyuma nkamwe nka Gasabo Real Estate mukorana mute na wa muntu ufite ubutaka ashaka kugurisha, ariko none unagaruke ku ruhande rwa wa muntu ushaka kugura? Ushaka kugurisha rero bashobora kunyura ahantu henshi hatandukanye kugira ngo batugereho. Hari ababaza aho dukorera, hari abakurikira platforms zacu, hari abanyura ku murongo wa telefone. Icyo gihe rero ashobora kuguhamagara akakubwira ko afite ubutaka, uhita wihutira kumubaza se ubwo butaka buherereye he, bungana gute, ese bufite icyangombwa, ese abanditseho bose barahari. Mbese icyo gihe iyo tugiye kumufatira umutungo tubasha gufata amakuru aduhaye. Iyo tumaze kumva amakuru aduhaye twebwe tujya kuri tele kugira ngo duhuze amakuru aduhaye ndetse n'ari kuri tele nayo yose tuyafate tuyahuze n'ari ku cyangombwa turebe ko bimeze neza. Icyo gihe rero tuba dufite imikoranire, araduhamagara tukamubwira ibisabwa, twasanga ikibanza cye cyujuje ubuziranenge se cyangwa ubutaka tukaba twamushyira ku isoko tukamuhuza n'umukiriya. Aho ni ku ruhande gushyira ku isoko rwa nyir'umutungo. Hari ukuntu usanga nko muri famiye cyangwa se mu miryango hari abantu wenda nk'imiryango bamwe bakaba bari kwemera ko bwa butaka bushobora kugurishwa, nyamara usanga hari abandi batari kubyemera. Rimwe na rimwe wasanga utabyemera we nta n'ubwo wenda ari ku cyangombwa, bigenda bite? Icyo gihe rero tucyumva tukigera ku butaka tukareba ba nyir'ubutaka niba bahari, icyo gihe tubanza kureba icyangombwa tukigera kuri tele tureba icyangombwa. Iyo kirengejeho umugore n'umugabo cyangwa se umuntu umwe, icyo gihe icyo kibanza ntabwo dushobora kugishyira ku isoko, kubera ko twagiye duhura na challenges nyinshi. Usanga bamwe bemera kugurisha wenda abana bakabyanga, cyangwa se umugabo akabyemera umugore akabyanga, gutyo mbese dusanga ibibanza biri mu ruhererekane bigiye biduteza ibibazo mu gihe kinini, duhitamo kubireka. Urumva ko biba byiza ko n'abagurisha by'umwihariko wenda n'abakurikira kino kiganiro baba bagomba kuza ariko bazi neza ko uwo mutungo
nta kibazo kiwurimo, kugira ngo wenda babashe no korohereza namwe mugiye kubafasha. Yego, gusa niyo haba harimo ikibazo twebwe tubaje gucukumbura tukamenya ko iki cyangombwa se cyangwa iki kibanza baduhaye gifite ikibazo, twebwe tubasha kwimenyera amakuru naho yaba yayaduhishe. Okay. Reka noneho tugaruke, ariko wenda tutarava kuri nyir'umutungo. Hari igihe umuntu ashobora nko kuza akavuga ati njyewe mfite ubutaka bwanjye nshaka kugurisha bitarenze wenda icyumweru kimwe bitewe n'ikibazo mfite cyihutirwa nshaka gukemuza, amafaranga ndi bubone, ariko mwebwe wenda mukaba mwamubwira muti nubwo tugiye kubikora wenda icyumweru gishobora kurenga. Bigenda bite iyo cya gihe nyir'ubutaka cyangwa se nyir'umutungo igihe yabahaye kirenze wa mutungo we utaragurishwa, bigenda biti? Nta kundi bigenda, kuko iyo duhaye umutungo tubona wihutirwa cyane, hari igihe biba ngombwa nka kampani kawugura. Iyo turi mu gihe cyiza wenda dufite amafaranga atari mu mitungo, tubasha kuwugura tukawibikaho. Ariko nanone iyo tugiye nyine tubona nta mukiriya cyangwa se twebwe nta mafaranga dufite, nawe ababibona kuko tuba turi in touch, turamubwira wase ubutaka tuzanaho umukiriya ariko ntarashima cyangwa se amafaranga yabaye menshi, nyine nawe tugenda turi in touch ku buryo dukomeza kumubwira uko bimeze. Ariko ashobora no kubona umukiriya ku ruhande akaba yaduhamagara akatubwira ati se ko ngiye kugurisha, twebwe iyo nta mukiriya dufite uri stand by ku buryo yagura ubwo butaka, duhita tumuha uburenganzira bwo kuba yakigurishiriza bwa butaka bwe. Tukiri aho gatoya, birashoboka ko umuntu ufite ubutaka wagannye Gasabo Real Estate ngo mumufashe cyangwa se umutungo, birashoboka ko ashobora kubahereza mukawumugurishiriza ariko akawuha n'undi muntu? Oya, icyo gihe cyetse twamuhayemo uburenganzira igihe tubona umukiriya tutafite umukiriya uri tayari kandi we ubutaka ashaka ko bwihuta, nitwe tumuha uburenganzira, kubera ko iyo duhaye ubutaka natwe tugira aho tumusinyisha twemera ko dufashe ubutaka bwe. Kimwe nuko ashobora kubuduha akadusinyira wenda n'ayo masezerano tugiranye, tugahita tubona umukiriya twamugezeyo ugasanga amaze kuwugurisha. Rero ibyo ni ibibazo twagiye duhura nabyo, tubishyira ku ruhande ku buryo umuntu uzajya uduha umutungo azajya anadusinyira amasezerano tujyanye nawe. Icyo gihe nitwe rero uburenganzira buturukaho kugira ngo tumuhe uburenganzira bwo kugurisha bwa butaka bwe. Ubwo impamvu ngiye kubasha, hari ikintu kijya kibaho nk'umuntu akaza akagera nka Gasabo Real Estate n'urugero, akavuga ati mfite ikibanza n'aha ndashaka ko mukingurishiriza, none agasubira inyuma agashaka n'umukomisiyoneri ku ruhande. None ugasanga umukomisiyoneri rimwe na rimwe ashobora no kujya kwica isoko cyane, cyangwa se ugasanga bigiye kuba akavuyo, mwajya n'umuntu mugiye kumwereka wa mutungo ari ngo arebe agahurirayo n'abandi bantu, mbese ugasanga ibintu yahurijemo abantu benshi bishobora gutuma mu by'ukuri nawe ubwo ashobora kubihomberamo, kuko egare abantu uzanye batandukanye n'ibiciro bari buze gutanga ibintu bitandukanye, kuko imyumvire yabo irazwi bitandukanye. Ariko wenda ubwo bishyize mu cyo ugaragaza ko biba byiza ko mugira n'amasezerano, ubwo muha n'amasezerano. Tugira amasezerano ayagirana na kampani ko aduhaye umutungo natwe tuwufashe. Urumva ko ku muntu ukoranye na Gasabo Real Estate abashyize umutungo we mu maboko mazima kandi ahantu hizewe. Reka mbibutse ko turacyari kuri BTN TV turi kuganira na Scovia, turi muri Gasabo Real Estate. Uyu munsi twabasuye mumaze kumenyera abafatanyabikorwa bacu kuri BTN TV, turimo turaganira kuri serivisi zabo, aho bari kutuganiriza ku buryo nawe ubwawe udukurikiye muri kano kanya ushobora gutunga ubutaka bwitwa ubwawe, ushobora gutunga inzu yawe bwite, aho uvuga ati ngiye gusaza ndasaziye mu icumbi, ngiye gusaza mfite ubutaka bwanjye, ushobora gukoresha icyo nshaka. Ushobora kugira ubutaka wakororeraho, ushobora kugira ubutaka wahingaho, ushobora kugira ubutaka wakubakaho igihe icyo ari cyo cyose wenda waboneye amafaranga yo kubaka kandi bikagenda neza. Nari nkomoje ku kintu kijyanye n'ubworozi, kandi bigeze kutubwira ko habaho burya n'amasambu manini. Hari amafamu mugira hano muri Gasabo Real Estate ku buryo hari umuntu ushobora kuvuga ati nabaswe n'ubworozi kandi sinumva ko nzabureka?
tuba tuyafite rwose ni ubwo wenda sinavuze amafamu navuze ubutaka bwagutse ariko byose ni nkaho bikubiyemo cyane ni hahandi tuba dufite guhera kuri hegitari imwe kuzamura kandi ugasanga wenda ziri mu buhinzi uwo muntu rero ukeneye gukora nk'uwo mushinga iyo tugannye natwe duhita tumwerekeza aho ashobora kubona iyo sambu kandi ku giciro cyiza. Yego. Okay. Hanyuma tujye no ku mazu ho gatoya, amazu bimeze biti? Amazu bimeze neza turayafite muri Gasabo ndetse ari affordable guhera Karumuna kugeza Mayange tuhafite amazu meza cyane. Arubatse ntarubakwa ari muri finissage bimeze biti? Okay, wenda ayo navuga guhera Karumuna kugera Nyamata mu mujyi dufite amazu arangiye ameze neza yayandi ushobora kuzukagura ugahita watuzamo umuryango. Dufite n'undi mudugudu mwiza cyane w'ikitegererezo uri Maranyundo urahazi. Hari umudugudu mwiza cyane, hari amazu arenga 32. Yego. Ushobora kuza ugahitamo ni amazu ahagaze ariko atarakorerwa finishing. Uraza ugahitamo, iyo umaze guhitamo niyo duhita tugukora finishing ubundi ukazongera kuza kuyireba imeze neza cyane yarangiye. Ibiciro bibwira abantu kuri BTN cyangwa baze guhamagara muri Gasabo baze mwiganirire bya byizo nzu? Ku kijyanye n'aya mazu rero warambaje price ubu ngubu inzu imwe ihagaze $65,000,000 ariko bitavuze ko bwacya na mu gitondo yiyongeye bitewe n'ibiciro biri ku isoko cyangwa se nibyo tugenda twongeramo. nk'ubu aya mazu arimo gushyirwamo imihanda ya kaburimbo agenda aya crossinga. Ubwo rero bivuze yuko iyi mihanda imaze kuzura nta wamenya hari igihe twakongeraho na $1,000,000 se cyangwa $5,000,000. Rero ugura aragura ubu ngubu aratanguranwa. Ni amazu meza cyane akunzwe mu mudugudu mwiza cyane ugezeho nawe wawukunda. Okay. Ubwo ni amazu yubatse mu buhe buryo kuko hari amazu yubatse mu buryo bugiye butandukanye? Ni amazu yubatse mu buryo bwa cadastre. Ubwo ni ukuvuga ngo buri wese ashobora kuyigondera nta ribi? $55,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda ubu ngubu niho ari ariko bitavuze ko ejo n'ejo bundi ashobora kugenda igiciro kigenda gihinduka. Murabizi ko umutungo ni ikintu kigenda cyongera agaciro umunsi ku wundi. Sa naho winjije umuntu muri iyo nzu by'umwihariko umuntu ukurikiye BTN mera nkaho umuteretse muri iyo nzu. Ni inzu ifite ibyumba bingahe? Gerageza udusobanurira uburyo imeze. Ni inzu ubundi uburyo twazubatse zose zigiye zifite ibyumba 4, dushe 3, igikoni mu nzu, ikagira next hanze, ikagira umwanya w'ikigega, ikagira umwanya wa parking wajyamo imodoka 2. Ariko kubera ko atarakorerwa finissage iyo uje kugura uhitamo uburyo dushaka kuyigukorera. Hari uza akabona ibyumba ni byinshi wenda ntibikenewe akavuga ati ngewe ndashaka ko hasigaramo ibyumba 3 wenda dushe zikiyongera, cyangwa se undi akaza akavuga ati dushe ndashaka ko muzigire 2 noneho mukongera inzu. Icyo gihe dukurikiza icyifuzo cy'umukiriya. Ariko mu buryo zisetinze ubu ngubu ni ibyumba 4, dushe 3, igikoni, salo na salle à manger, annex hanze imwe, umwanya w'ikigega n'umwanya wa parking. Wow, urumva ko ni inzu nziza kandi rwose umuryango wajyamo ukisanzura. Tukomeza rero kuganira ariko noneho tujye no ku zindi serivisi zitandukanye umuntu ashobora gusanga muri Gasabo Real Estate. Wenda hari iyo ugeze kutubwira ijyanye nuko mufasha abantu gukora nk'amaplan y'inzu. Bikorwa bite, bigenda bite? Ese nk'umuntu ushaka ko mukorera ushaka gutwara nk'igihe cy'iki nabyo mwabitubwiraho? Nta gihe bitwara umuntu rero iyo tuganye ashaka ko tumukorera price inzu tuba dufite ababishinzwe muri kampani. Yego. Tumuzana engineering bakajyana kuri tere akareba ikibanza ashaka ko kubakamo, akamenya n'uburyo yamukorera amakuru zitandukanye, we ahitamo iyo ashaka cyangwa se we yabaze yifitiye akaba yayimukorera. Yego. Okay. Urumva ko mufasha abantu mu buryo bwose bushoboka no kubaka ubwo birakunda? Yego birashoboka. Mushaka gufasha n'umuntu mu bijyanye no kubaka? Ashobora kuza akavuga ati ngiye mfite ikibanza giherereye aha ngaha ndashaka ko munkorera pura ndetse mukaba mwananyubakira. Byose birashoboka muri kampani. Mukamuha inzira irangiye cyane rwose. Byose muri kampani birashoboka. Tuba dufitemo buri muntu ugiye ushinzwe buri kintu. Birumvikana rero ko kuri ba bantu bafite inzozi zo gutura muri Bugesera ubuhehe no kongera kwibaza ngo turatura he turabigenza dute, nimuze muri Bugesera mubifashijwemo na Gasabo Real Estate hanyuma muture neza
hato mutazavuga ngo twabuze ibibanza, twabuze inzu kandi twifuza kuba mu Bugesera. So njye nakomeje kwitegereza uyu mujyi wa Bugesera cyangwa se aka karere ka Bugesera, ubona ko ni akarere kari guturwa cyane pe mu buryo bwose bushoboka. Noneho aho wenda uriya mushinga w'ikibuga cy'indege waziye inanga muri Bugesera, ubona ko umuntu wese rwose udafite n'ikifuzo cyo gutura muri Bugesera sinzi ahantu yifuza kuzatura. Reka ahubwo mpite nambaza aho ngaho, hari ibibanza se mufite hari hafi y'ikibuga cy'indege? Yego turabifite Mwogo, Iririma, tuhafite ibibanza guhera kuri miliyoni 4 kuzamura. Hari n'ibyo tugiye tuhafite nakubwiye biri muri bya buso baho tuzuye hegitari wenda ugasanga ni square meter 300, I mean ibihumbi 3 cyangwa se ibihumbi 2500, kandi ugasanga birahendutse. Hari biri kuri miliyoni 15, hari biri kuri miliyoni 24, 25, kandi ugasanga ubutaka bunini cyane ugiye gukatamo ibibanza wasanga wakuramo ibibanza byinshi cyane. Rero nashishikariza urubyiruko yuko wagana Gasabo Estate, tuba dufite ibibanza bigiye biri ku rwego rwabo. Burya ngo ntawe ujya ugura ikintu atasuye ngo akirebe. Ushaka gusura umutungo runaka yanyuze muri Gasabo Estate, hari icyo mumusaba? Iyo hari umukiriya rero ushaka gusura araza akagera kuri ofisi tukamuganiriza, ashobora kuza hari umutungo we yaje akurikiye yarashimye, cyangwa se twebwe yaba atawufite tukamwereka mu mitungo dufite, yagira uwashimamo dutangira rero kumubwira aho uwo mutungo uherereye, tukamubwira umwanya kugera kuri uwo mutungo, tugatangira kumwereka dokima z'icyo kibanza ko tuzuje ibyangombwa, hari gifite icyangombwa, abacyanditseho bose barahari, ikibanza gikora ku muhanda, mbese tukamubwira ku buryo ashobora kuva hano afite amakuru ahagije agenda ajya gukonfirima. Urumva ko ni ikintu cyiza. Iyo tumaze kuganiriza byose byarangiye, tumuha abakozi tukajyana, tufite imodoka transport ikamutwara ndetse ikanamugarura. Urumva ko ni ibintu byiza mu rwego rwo kugira ngo wamukira cyangwa se wa muntu ushaka umutungo ahaguruke azi aho umutungo uri, azi neza amakuru afatika, atari bya bindi umuntu agera ahantu azajya kuvuga ati ngo munjyanye ahantu ntazi ntimugiye kundya. Rero nizere ko ikintu aba ari cyiza cyane. Hanyuma mu zindi serivisi mutanga mwadusobanuriye ko muhagararira abapangayi. Guhagarara abapangayi ni ibintu biba bikorwa gute, biba bimeze biti? Naguha urugero rw'umuntu ushobora kugura inzu adatuye mu gihugu, wenda abi Burayi, kandi wenda nta n'undi muntu afite uzabikurikirana. Icyo gihe ahitamo Gasabo Estate, mushyize mu maboko yanyu, mwe muzajya mukurikirana uyu mutungo, muzajya mushaka wenda umupangayi ujyamo, amafaranga se yishyuye azajya anyurwa kuri konti runaka, ibyangiritse mushobora kubisanisha, mbese tugirana amasezerano muri ubwo buryo, tukaba twamuhagararira igihe adahari. Bivuze ngo hari igihe n'umuntu ashaka kuvuga ati njye nubatse nk'inzu wenda ikorerwamo ubucuruzi, urugero nk'isoko cyangwa se wenda nka apartment nini, nayo nta kibazo rwose. Iyo tuzaniye umutungo, niba ari ibijyanye n'amasoko akorwa muri iyo nzu byose mukabimenya? Byose turabimenya. Iyo udushyize mu maboko dutangira natwe kumanaginga neza. Urumva ko nabyo ntekereza ko kuri ba bantu bari bafite imitungo cyangwa se amazu bakabura umwanya, iki nicyo gihe, kuko hari igihe usanga uyu munsi none abantu barabaye bize n'imirimo myinshi, cyangwa se ugasanga bafite inshingano nyinshi ku buryo kuboneka ari ibintu bigorana. Burya biba byiza ko wowe dukurikiye, niba wari ufite inzu wamaze kuzuza, ishyire mu biganza by'abantu bize wari bo Gasabo Estate, hanyuma babwira uti ngenda ashaka ko mukurikirana ibikorwa byanjye umunsi ku wundi, ahubwo wowe wicara ibyo urya amafaranga gusa. Kubera iki? Wamaze kwishyira mu maboko y'abantu bazima bagukurikirana ibintu bijyanye niba abapangayi bawe bishyuye, niba nta kibazo cy'igikoresho wenda runaka cyangiritse kugira ngo cyashe kuba cyakongera gusanwa, kuko urumva nk'umuntu w'umubose buri ntago abahora ku mutungo iteka ryose. Biba byiza rero ko awushyira mu maboko y'abantu bazima nkamwe nka Gasabo Estate. Ku kijyanye rero no gukora amasuku, ufite abakozi babigize umwuga hano muri Gasabo Estate? Cyane rwose. Amasuku ushaka kuvuga ni kwa kundi umuntu ashaka kubaka inzu ye byose bikarangira. Ariko hari abantu bashaka kuyijyamo kugira ngo ibisa neza, ahantu hose hakoro byasa neza, ku buryo nyine umuntu agera mu nzu ari ukujyanamo ibikoresho bye gusa.
cyane rwose dufite abakozi babigize umwuga bagenda bagasukura inzu yawe neza, amarangi bagahanagura inzu bakayiguha ari urwererane. Okay, ku bijyanye n'amajaride byo bimeze biti? N'amajaride dufite ababishinzwe. Icyo gihe ushaka ko dukorera jaride cyangwa se ubusitani tuguha umuntu ubishinzwe cyangwa se wabigize umwuga akagenda byose akabigutunganyiriza kandi ukayibona bimeze neza. Mango haba ari ukubaka jaride bushyashya cyangwa se kuyitunganya, ndavuga kuyikorera amasuku n'ibyo byose. Ibyo rwose na muri Gasabo Estate abari gukozaho cyane rwose. Wow. Reka noneho tugaruke gatoya ku kintu kijyanye no kuhagararira amazu cyangwa se ku kintu kijyanye n'abapangayi, biba bimeze biti? Aho ngaho rero ni ku muntu ushobora kuba atari mu gihugu cyangwa se n'uri mu gihugu ariko nta mwanya w'ibyo ngibyo afite. Hari igihe usanga wenda ashobora nko kuba afite amazu ahantu runaka, reka tuvuge wenda mu karere ka Bugesera ahafite amazu wenda habamo abapangayi kandi nawe agira bitewe n'akazi kenshi agira ntabwo abasha kubikurikirana nk'uko bikwiye. Ashobora kubiha umuvandimwe we akavuga tubikurikirane, umuvandimwe nawe akajya atanga ibisobanuro bidafatika, tubanze kwishyura, nyine akagenda atanga impamvu kubera ko nta bumenyi abifitemo. Icyo gihe rero ni hahandi uza ukaduha iyo mitungo ukayidushyira mu maboko twe tukabasha kuyimanaginga kubera ko ni ibintu tumazemo igihe kandi dufitiye ubumenyi buhagije. Ariko none umuntu ashaka kwibaza ngo umupangayi ugiye muri iyo nzu afashwa ate kugira ngo niba hari ikibazo cyagaragaye kibashe gukemuka mu buryo bwihuse kamwe kagasabo Estate mufite mu nshingano uwo mutungo? Umupangayi rero iyo tumaze kumuha inzu nkatwe Gasabo ntago birangirira aho ngaho, turakurikirana tukamenya uburyo iyi nzu arimo kuyibamo, niba afite umutekano. Ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye, abantu bakodesha barabizi. Hari igihe ufata igipangu runaka ukagikodesha ariko ugasanga harimo ibibazo by'amazi, wenda umuntu wavuyemo yasizemo amadeni, hahandi baza ugasanga robine amazi barayafunze, ese umuriro urutsinga rwacitse, cyangwa se ugize n'ikindi kibazo kibiza, ugize wenda imidite, inzu zikunda kugira imidite. Twebwe rero iyo tumaze kuguha inzu turakurikirana tukamenya umupangayi twashyize muri iyi nzu ese bimeze gute, kubera ko tuba turi ni touch na nyiri umutungo. Icyo gihe iyo dusanze hari ikibazo twihutira kuvugana na nyiri umutungo tukamubwira ibibazo bihari, nawe ahita aduha go ahead yo kugira ngo dukemure ibyo bibazo umupangayi akomeze kubamo atuje kandi atekanye. Byiza cyane. Reka ngaruke inyuma gatoya nibaze ku muntu ushaka kugura ubutaka ariko atari mu gihugu, akaba ashobora gushaka umuntu wenda wamuhagararira, bigenda bite kuri wa muntu nawe ushaka kugira ubutaka kandi ntabwo ari mu Rwanda? Ushobora kuba ushaka kugura binyuze hano muri kampani yacu, ukaba utari mu gihugu, wenda ufite umuntu uguhagararira mu gihugu, birashoboka ko we yaza tukabimufashamo, tukaba twamuha ubutaka nyine akaguhagararira. Cyangwa se ubaye udafite umuntu waguhagararira, twebwe nka kampani dushobora kuguhagararira tukakugurira ubutaka, igihe uzazira ukaza tukabukumurikira. Turi gusa naho rero turi kugenda tugana wenda ku musozo w'ikiganiro twagiranye, ariko birumvikana uraza kudufasha ugire icyo usaba wenda abantu bagana Gasabo Estate, ugire ubutumwa ubampera kugira ngo n'umuntu ugiye kuza muri Gasabo Estate ntaze kugira ngo aje ku karere ka Gasabo ahubwo amenye ngo aje muri kampani yitwa Gasabo Estate. Icyo nabwira wenda abadukurikiye muri aka kanya cyangwa se n'abajya badukurikirana kuri platforms zacu bagana Gasabo Estate, hari igihe usanga nk'umuntu afite icyifuzo kuvuga ati ngewe nshaka ikibanza wenda nko ku kibuga cy'indege, ariko akabura aho ahera cyangwa se akabura umuntu ushobora kumuha motivation. Icyo gihe rero iyo uduhamagaye kuri nimero turi buze kubabwira, uraduhamagara rwose tukakubwira ko uzagana Gasabo, natwe tukagenda tukakugeza kuri za nzozi zawe. Rero umuntu wese wifuza amazu, ubutaka bunini, ibibanza bya make cyane cyane urubyiruko, rwose mugane Gasabo Estate, aho hose niho birimo kubera. Mwakitsa n'ahantu mukorera kugira ngo n'abantu badukurikiye baze kuza bahazi neza? Dukorera mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Ntarama, ahazwi nko kuri Arete, ni kuri kaburimbo neza
uri hagati ya Kanzenze n'umujyi wa Nyamata. Yego rero iyo urimo guturuka i Kigali ujya i Nyamata ni haruguru y'umuhanda mu kuboko kw'iburyo neza neza kuri kaburimbo uhita ubona inyubako ya etage iriho ibirango byacu bya Gasabo Royal Estate. Uturuka rero mu gice cy'Inyamata n'ubundi ni mu kuboko kw'ibumoso ruguru y'umuhanda naho uhita uhabona ni ahantu higaragaza cyane hakora kuri kaburimbo. Ni mu nyubako iri iruhande rwa Sako ya Ntarama kuri kaburimbo neza uba uri hafi neza kugera ku muhanda ukata ku rwibutso rwa Ntarama. Rero naho ngaho dukorera umuntu wese ahageze ahita abibona ahita abona inyubako dukoreramo n'ibirango bya Gasabo Royal Estate. Mushobora kutubona rero ku murongo wa telefone ariyo 07 82 350 5 5 5 cyangwa 07 88 965 7 7 karindwi. Saho gusa kandi mwadusanga mwadukurikirana kuri platforms zacu harimo YouTube channel, Instagram, TikTok, Facebook hose ni Gasabo Royal Estate. Mbibutsa gukora subscribe ndetse ushobora no kujyaho ukareba zimwe muri property tuba dufite ku buryo ushobora no gushima ukaba waduhamagara kuri izo nimero za telefone tuguhaye. Urakoze cyane Scovie. Urakoze cyane. Reka nshimire rero namwe bari mukurikiye BTN TV mwanimo dukurikiye mu kiganiro cyacu cya none. Uyu munsi rero kuko nababwiye twari twasuye Gasabo Royal Estate aho twari twabasuye kugira ngo batuganize kuri service zabo ngira ngo mwumvise byinshi ku bantu mukeneye ikintu kiri ku butaka amazu ni mugane Gasabo Royal Estate by'umwihariko abashaka gutura mu Bugesera. Gasabo Royal Estate niyo yonyine gusa mushaka kuba mwakegera ikabafashamo kandi uko mubyifuza. Nge nitwa David Kubwimana bifuza komeza kunogerwa n'ibiganiro bya BTN TV tuzongera ubutaha.